Yes magana y'amapipire narabaguye bantu banje mu nkunda kandi mu nkurikirana ubu none aha direct agamasaha mvuye guhaha utuntu bita baga gake tuno dukoresho nzanye ngo mbanze nukubita imbere y'igifu tugenda cameraman tugenda nyuma yuko muri bwawe murabibonaga uko bibwaye birateye muri staff zose kongereje nagijwe ririmo mbo gahunda zose ukwibaga ngiye kwitatamura icyo bise gutatamura mwayiryo ndabona bari kugwamana ngiye kubibereka ukuntu rero abajeni tubaga ubu ndimo ndazamuka gake n'umukameramani wanje cameraman umura wewe ko ndeba watitiye uratikizwa n'ikibanzo ubereke nayikwata bro kini kiryo ibintu ntabwo biba nagira ibintu wabyipefera uri umuntu utagize urabibona hano harimo tundi dustaff hano ariko wagwamo mwa urabibona izi ni staff gake bamvuye kuduhaha uyu ni umujeni wanjye rero ujya utuma bereke hano bamwita mad banning fast food free delivery baragukorera dore nimero nizo ngizo aho ngaho na momo pay barishyura location ni Kanombe sector bagahita bagukubita boro zawe zimeze fresh kabisa. Uyu niwe mujeni ni ubwoko bwishi bwa baga harimo baga chicken harimo ya fish ziri kumwe n'ama chips ku ruhande harimo n'ama chicken leg harimo ibintu byinshi bya dada. Ubu nanjye mvuye kwahahira gake nitahiye mu rugo ngiye kubanza nakora inayikwata bro nakora gake abantu bashaka nyine kora video yose nyine bari kuza TikTok hose babirebe ibintu nk'ibyo ngibyo. Oya turagenda tugere mu rugo turagera mu rugo tubanze tugere mu rugo gusa abashaka kuri bwarebe video yose barayikurikirana gaha ahubwo no kuri TikTok muragerayo muturebe murebe abo video tugiye kuba dukoreshayo zamuke tugere mu rugo nabirebe. Guys murabibona rero bya biryo twazanye umujeni wanjye nsanze yatetse turi gukoza cameraman erekana bino bintu ariko undi mwarabaye njye kandi kunafashe kamera ni mama kwerekana ibiryo wakintu erekana ibintu biba guys mwandika muri commentaire mutubwire ikintu mwabivugaho kuba fuku side Uno kuri danye mwa kudanye bagaya Nojya wenyine none se kagasane kajemo busa gabanya ndanini mwana Ngimenya ko tuba twashoye abantu tuba twasigiye imitungo na za private jet